ni abana cyangwa ni abasore bimeze bite se muravaye muragehera abanyamakuru yego ese kwe abanyamakuru bagurisha abantu sha ngo bagurisha abantu reka mama yarabimbujije gute twirukanyire ariko murajya hese oya mwigire urangura umusururu ntari ngurira isosi kwa mucoma Choma ni agushyiramo n'agasenda ni hararuguru urangura agasururu reka tuvugane sha uzaduhe n'akazi akahe kazi kubagara ibishyimbo mufite kino kintu iki kintu turagita iba yita mikoro mikoro aya wabona ugiye kunyica habamo ibyo kurya reka nirireho nanjye sha mani n'ibiki murimo ibyo kurya iyi ni mikoro nta byo kurya birimo ugusururu kukagugamanukamo hano ukumva urabyimbye ukumva uri gumanuka ugusururu njye nta nkugwaturu wasa nkahita nza nkabagara hano saa sita natanariye n'ugujumba ubu bujumba ndabukunda njyewe iyo ubuze umusururu ugura umumanurajipo umumanurajipo se ni umuti ni akayoga nyine ka umumanurajipo kagura 2,5 ariko karyoha kubi njye navuye yo mu ruhengeri nje mu kazi mageze ndavuga ati mwamaye kutuzi twa kunywa ati ufite igiceri ndavuga ati se kuba mara umuntu wimana amazi nanjye rero nahise mba umunyamugi ntago nyikiga niyo mpamvu utarimo kwiga nabuze ubushobozi ubushobozi bwabuze gute kandi uvuga ko uza guhingira amafaranga ayo minjira ko ariyo njya goroba natanga ishuri se nararya rap niyo nava muri game niyo nakubitwa phone niyo nakubitwa nakabuza kushiza imenato niyi kangu ya nyanga izi bitch nizikamwa zanagenda zanahura wenda zanakomana nawe kwisi tubona so nkuko nawe utubona nakagatara gusa twe nawe tubona zanagenda zanahura wenda zanakomana nawe kwisi tubona so nkuko nawe utubona nakagatara gusa twe nawe tubona mfasha gutya wakinga kanda basha ndi muri mfasha gutya yego cyane ubundi gaho rwose none ubu je banibuka bakande squaburayibu bakakande kugira ngo natwe tugira bakanda squaburayibu baje bagakanda kugira natwe tuzamuka besha bavuga subscribe saburwayibu abadamondi nzaba sinabikubwiye Diamond uri mu muri guhinga ko sinyina filimi oya nyine uzaba nayo icyamamare wenda cya filime nzaba Diamond kandi uri kunyiyanza babana cyane ndaguhamagara ngira ngo nkuko murimo kubibona nari natembereye twakoze urugendo rutoroshye turi mu cyaro turacyarimo kwitembera kugira ngo tumenye inaha biba byifashe bite nuko twagiye tuhabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye turacyari Umutako TV ngiye muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe ahangaha turi rero twe turimo dukora urugendo tuba twifuza kugira ngo tunyarukire no mu byaro tumenye uko ibintu bigiye byifashe ariko kamerama hano rero naho ndabona hari abandi bantu mbonye ndagira ngo uze kumfasha abana ni abana cyangwa ni abasore bimeze bite se muravaye muragehera bimeze bite se fresh biragenda se yego nge ndi umunyamakuru rero mwanyemera se abanyamakuru yego ese kwe abanyamakuru bagurisha abantu sha ngo bagurisha abantu reka mama yarabimbujije gute twirukanyire ariko murajya hese oya mwigire urangura umusururu ntari ngurira isosi kwa mucoma Choma ni agushyiramo n'agasenda ni hararuguru urangura agasururu reka tuvugane sha uzaduhe n'akazi akahe kazi kubagara ibishyimbo dore ubu hari hose turahamaze tureba hariya hari hose nge turahamaze nge n'uyu nguyu ipfiriye ko muri sarimo n'ibyezi byareze ubu ngubu twe turimo dukuramo ubuceri baraje bayaduye twe tugiye muri pose
kwinywera agasururu no hirya bari ahantu benga akagage karyoshye ubu ngubu umuntu yaragiye kugenda akanywa akagage. none se ko bavuga ko ikigage gisindisha unywa ikigage gute kandi mbona ukiri umwana? umuntu aragerageza se umwana ubu ngubu kureba ibintu biba byaranze umuntu abaje guca amafaranga ngo arebe ko yabona yo kwiririje ngo nivugane n'abazungu b'i Kigali. Abazungu turabatinya abazungu se gute kandi mufite kino kintu iki kintu turagita iyo bayita mikoro. mikoro aya wabona ugiye kunyica habamo ibyo kurya. reka nirireho nanjye sha mani n'ibiki murimo ibyo kurya? Iyi ni mikoro nta byo kurya birimo. Niko umugati ntabwo ndimo kubicira imyaka. muratwicira ibishyimbo murakica ntabwo ndi kubicira imyaka uretse gato. umuntu abazabirya umva se mwana ngaho munyihanganira sibyo muze twegere imbere tuvugane. uratugurira isosi uratugurira isosi ngaho muze twegere hano rero. Niko aha hantu se ko mbona ibintu biba bitoroshye. ntabwo biba byoroshye. Amazina yawe se? ubundi banyita Mugabe Jean Pierre. hakuriye ugabanya ibintu by'ubwoba. ntabwo mfite ubu nahise mbamenyera. njye nitwa Seti nkorera ku Mutako TV. ubu hariya urimo kureba uri kuri channel ya YouTube yitwa Umutako TV. muzatugurisha abaturya ubu ngubu. oya ase mwana ibyo bintu byo kugurisha mama rega yarabimbujije barambwira ngo muraryana mwebwe. oya humura turimo dutembera tuba dushaka kumenya ukuntu mu byaro biba byifashe. buretse ko iyo dutembereye tunatemberana ibikoresho by'akazi sibyo? harya yarumbwiye bakwita Mugabe Jean Pierre. wowe witwa? Ngiye banyita Mugisha Eliya. Ndi umwana wa Nuza wa Rwabugire. Papa wanjye bakunda kumwita Rwabugire. Dutuye hano ruguru nari naje kubagaramo hano. Ariko twe twaje gukorera amafaranga pe. ubu se kamanze nkubaza ko murimo kuvuga ngo iki kintu kirabarya ngo iyi mikoro irabarya njye ko ntabwo nagize kandi mbona ufite umuntu. ahubwo wikinyegereza cyane geze inyuma ndabatinya rega. ubu ngubu twe tugiye kwimara bashyiramo n'agasenda n'agasenda uzagasuruka ba ugusururu kumva kuri gumanuka ngo itandaka ugusururu kukagumanukamo hano ukumva urabyimbye ukumva uri gumanuka. ugusururu njye nangugwaturu wasa nkahita nza nkabagara hano saa sita natanariye n'ugujumba. ubu bujumba ndabukunda njyewe. iyo ubuze umusururu ugura umumanurajipo. umumanurajipo umumanurajipo se ni akayoga nyine umumanurajipo kagura 2.5 ariko karyoha kubi. ntabwo urakabona. ubu se ukunda kunywa iki? ukunda kunywa iki? Yewe njye ibintu nkwe se ko numva iyo umumanurajipo ko numva nawe mbwira numva wenda nanjye wawe n'ibyunywa mbizi. njyewe nkunda ubushera. ubushera ntabwo buryoha nta musemburo burimo. kwa kaka yarabwengaga bwa bundi nibwo bushera se? ariko simbukunda nikundira umumanurajipo. umusuru ni uryoha. umumanurajipo nuko tutahembwe mba mukuguriye. ntacyo ngiye ndi ukabagura. yego urabukoze. none mureke tuganire sibyo? ahangaha turi kuri channel nababwiye bayita iki? Umutako TV sibyo? Umutako TV. Umutarako TV. Umutako PV. Hapana PV. Umutako TV. Umutarako PV. Umutako TV. Umutarako TV. Umutarako TV. Umutarako TV. Umutarako. Ari kubyikoresha wa? Nikavuga. Nese uri kubyumva? Umutarako TV. Umutako TV. Umutabo TV. Niko bavuga. Abana rero ubanza abana n'abanyabwenge cyane barimo kunkorakora mu matwe. Okay, ibyo tubyihorere. Hano turi ku Mutako TV. None se hano mwe muje guhingira nde? Ni wa mukecuru waruguririye. Akunda kuduha amata. Ni wa mukecuru warugurira ngenda muzi. Abaruguririye. Uza ntabwo muzi wa mukecuru abantu bose bamuzi. Bwa mbere ngeze ina. N'ubwa mbere.
akunda kumwita Muzamukankusi, niko bakunda kumwita. Ntabwo waba utamuzi rero. nawe yenga ubushera Ubu hano iyo mwaje kumuhingira ubusari bubahemba ngahe? nka 2,500. 2,500 gusa. Uno murima yaduhaye senyisa. Ako nawe urancekeje ngo ubuntu se muri Kigali nta buntu bubamo. Nge navuye yo mu Ruhengeri nje mu kazi mageze ndavuga ati mwamaye kutuzi two kunywa, ati ufite igiceri, ndavuga ati se kuba mara umuntu wimana amazi. Nanjye rero nahise mba umunyamugi, ubu ntago nagukorera ku buntu. Ubu ngiye kwita nkora ahangaha rwose 2,500 bagiye kwita bayama. Mumazemo igihe kingana cyane muri uyu murimo? Ubu turi mu masangahe ndebera ku isaha umbwire. Ubu ngubu dufite saa 9:50. Si iki ni igiki? Telefone. Yiwe mbega uruntu ngo ni telefone. Amatushe arihe? Amatushe Iyi ngizi wagiye kitakurya akusha mwana mwinjijisha neza. Telefone ntago muyizi? Nibwo bwa mbere turubonye. mbega uruntu Cyo korara ahantu dutwanya afite agateleviziyo nari ndimo ndebamo, mbonamo umuntu ari kuvugira ku runtu rumeze gutya. Icyombo se Kameze gutya neza. ikintu gifite inuza ndende Ujya kari kameze gutya neza. ntago ruryana. Ndarutinya nge, hari igihe ruba ruryana mbene urwo runtu nge ndaruzi. Hari igihe ruba ruryana n'ukuri. ngo wageze muri Kigali ngo uvuye mu Ruhengeri yo hamwe tubateka Yesu bahanga turi ni mu mujyi wa Kigali. ahangaha se nge numva bavuga ngo ni Kigali. Hako se n'ubundi ko nabonye n'akazi bari bambwira ngo abantu bakorera kwa za murandasi bagiye gutya bakanda muri mashine, none nkambona duhinga. Ni mu murenge ko aba bana numva batazi umurenge? Turi mu murenge wa Rusororo. Mu murenge wa Rusororo, ariko hano ni Kigali. Aho nyine ni mu mujyi wa Kigali. Twebwe kuno biba bimeze bundi iyo tuvuye mu murima tujya kwahira n'ingurube kugira ngo tubone uko tubaho. Ababyeyi banyu babemera ko mujya guhingira amafaranga cyangwa mukajya gukora amafaranga? Wenda wowe wari umaze kumbwira ati navuye mu Ruhengeri, ababyeyi bawe niho wabasize? Oya, ababyeyi banjye nabo bari baraje nabaga kwa kaka, ariko ko nta bushobozi ntago wakirirwa uryamye ngo ugire. Ndaza naje n'amaguru, cyo kora najyaga hari ibintu byaga bifite ibintu by'umukara bigenda, ariko numvaga ngo ni ikibibi mu naragiparamye kiraza kingeze iyo ngiyo. Ndaza mbaririza kubw'amahirwe mbambuye na mama wanjye, ndaza tujyana mu rugo, ariko ko nta bushobozi tuza gukorera amafaranga. Nta mafaranga tugira mu rugo, ariko umuntu abaje gukora amafaranga nibe no mu cyaro n'igihe uba ugiye kuburara bakaguha n'imyumba tukirira, ariko mu cyaro abanza ukayikorera. Ubu iyo muje gukorera gutya amafaranga mukora nkangahe ku munsi? Iyo tuje gukora abungubu dore bundi twebwe mu cyaro ubwo baguhaga nk'ijana bakaguha n'ibiro 2 by'ibishyimbo, ariko tuza hano bakaduha ibiryo bakaduha na 2,500. Nawe niko yabyifashe? Ko biba bimeze. Ufite imyaka ingahe ko mbona umeze nk'umuntu mukuru? Mfite 19. 19? Urakiga? Ntago nyiki. Afite ingahe? Uyu nguyu agiye ejo ndi twamukoreye kwa ko twageze mu mujyi ngo sinzi ibintu ngo Abiriseri nibyo twamukoreye, njya kubona bamwambitse ibintu by'ibyuma hano. Cyarimo gukomeza, narindi mu kazi mfite izindi gahunda nyinshi, sibyo? Ndagira ngo mbabaze mureke ibintu byo kumbeshya beshya. Wenda ndabona uri umuntu mukuru, mbwiza ukuri, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. Ubu se iyo nk'uku nguku waje guhinga uvuye ku ishuri? Ntago nyikiga. Ntago nyikiga. Niyo mpamvu utarimo kwiga? Nabuze ubushobozi. Ubushobozi se bwabuze gute kandi uvuga ko uza guhingira amafaranga? Ayo minjira kariyo njya goroba. Natanga ishuri se nararya bibaho. Ufite ababyeyi bose ariko? barahari ariko ni nkaho badahari. Kubera iki ari nkaho badahari? Nta bushobozi. Ari papa ki mama none se ubu ngubu inkweto ziba zimureba, imyenda ubu yajya kwiga bikashoboka, araza agakorera ubuceri hano
iyo abubonye akabona yo kurya biba bibaye. Akajya kunywa n'agasosi ako akunda agasosi njye ariko nkunda kwinywera agasururu ni kuraza kunkura nitugenda. ushaka ko nkugura agasururu? Ni agasururu njyewe. Kagura ngahe? Niyo wangura ka desa kaba kabaya ka desa se sako. Akira desa ndayafite. Urakoze Imana iguha umugisha. Urakoze. Banze yako yuzuye. Aruzuye. 100 kanyashyira mu ruhago. Hano hari abantu baza ngo ikiryabarezi. Akirana agasosi kagura ngahe? Kagura 250. Nese ko nsigaranye desa ariko kameraman wanije 100 wana nizi 100 toye tumugura agasosi. Ariko uyu nguyu akunda kugira ingeso iyo wanga kuyamuha Uramunoza banzu uyabare urebe ko yuzuye. kamwe 2 3 akoze. uyu munsi Imana ibaho umugisha. Atakunda kugenda akashya muri bya bintu bifite amatara akagenda kiryabarezi ajya ukina ikiyabarezi bambwiye ko ryunguka. oya ntuzongere ngaho rero mva tuganire sibyo biriya bintu by'ikiryabarezi ushyiramo amafaranga ukabashyiramo 500 ukabona uri 1000 ahako cya gihumbi ukabagishyiramo yose akahita agenda nimukabikine aho kugira mujye gukina biriya by'ibiryabarezi mu gihe mwakore twe dufaranga twanyu urumva mujye mugerageza mutubike urumva aho maze kumbwira babaha ibiryo niba babahaye ibiryo twe dufaranga mutubike nimukayajyane mu ryabarezi sibyo ngera ndeye ko nayishyura ishuri nzisubirire ku ishuri. ushaka kuzasubira ku ishuri ku myaka 19 musa ubu koko uzatangira mu wakangahe? Najya nko mu wa 2. Wari ugarukiye mu kangahe? Mu mashuri matoya. ahandi bita mu wa 2 twari tugeze kwiga ibihekane. Ntabwo wibuka umwaka 2. none se mbabaza umwe muri mwebwe ninde ufite nimero ziwacu abazizi kugira gutaha urazibuka? ndaje muri buzime kugira butaha nzagaruke mbasure sibyo ubugu ziri mu ntuza mu ishashi tuye hano hafi duteruguririye se muri bunyemere tujyane muze kuzima nta kibazo nazihisha ahantu niba imbe bitarazijyanye naracukuye ndazitaba nitugerayo se tugasanga zihari ntago turi buzibone turazibumura ndazibaha ntacyo abo mu rugo babaye bahari ntago baziduha bose bazibaha mu rugo tugasanga bahari bari buze kuziduha kuko ndifuza ubutaha kuzagaruka nkabasura sibyo noneho nkanazakiri kare mwaba mwagiye mu murima nk'uku nguku mwabafasha tukajyana mu murima sibyo urumva bitazari fresh ahubwo rata njyewe noneho papa wanjye njyewe nkunda n'ibintu byo kurapa njyewe mu cyaro najyaga ndapa ibintu by'ibiririmbo bakita bamadesa iburiya n'igihe njya hariya ku kabari ahantu bacuruza urwidesi iyo umumanura jipo nkahita mbatera ibintu by'ibigoma njyewe noneho ndanarenze hakubite njyewe uranze ariko njyewe uzampaze njyewe isosi akarapa kadoga ajya amuha n'isosi akarapa kubita isosi agahita amurapa ni umuraperi ararapa rwose gusa nanjye naguze umusuru ngaho rapa twumve rero akuraza kungurira undi w'ijana nabirenze kanze ndirimbe muririmbire yayindi muririmbire so iyo ariyo yose indaya murashaka iki hoya kandirimbe rap sibyo rap niyo nava muri game niyo nakubitwa phone niyo nakubitwa nakabuza kushiza imenato niyikangu ya nyanga izi bitch nizikamwa zanagenda zanahura wenda zanakomana nawe kwisi tubona so nkuko nawe utubona nakagatara gusa twe nawe tubona Gine kuri ngo akagatara nakagatara gusa twe nawe tubona ibi yewe ngenda rapa noneho ongera kandi kanyu akandi kanyuma uranyongera undi musuru nari niba uranyongera undi musuru nari binda abiri ndajya nyabara abiri noneho njyewe hari ukuntu njya nzinga nkabaza nkavuga ati ubu ngubu ngiye kukarapa nkavuga ati reka nkarape akaririmbo
ati niyo nava muri game niyo life yaba fo niyo kubitwa nakabuza se mbabona fo niyi kangu ya nyanga izi bitch nizikamwa zanagenda zanahura wenda zanakomana nawe kwisi tubona so uko nawe tubona nakagatara gusa twe nawe tubona mfasha gutya wakinga genda basha ndi muri mfasha gutya mfasha gutya muri cyane ubundi genda basha je ibintu by'ibigoma ndabasha ndiyaminiya uninywera gasururi yo ndajija kunywa gasuru ndikenda nkarapa nkabyina umuziki abantu bakavuga ati uhiturapa gutyo bakemera dukunda ariko no gucana ufilm bazi uyu nguyu mujya no gukina filime dukina filime rwose filime yanyu se ubwo ngubwo muva mu murima mukajya gukina filime mukanywa n'isosi twanywe n'isosi abantu benshi iyo badushaka bandikamo Inkuba TV bayita Inkuba TV umuntu kuvuga ngo umuntu urimo kutureba hano ku Mutako TV najya ku Nkuba TV babana b'abahinzi arabasangaho rwose none ubu bajye banibuka bakande subscribe bakakande kugira ngo natwe tugire bajye bakanda subscribe bajye bagakanda kugira natwe tuzamuka beshya bavuga subscribe siko mwana vuga subscribe umuntu bitsinda ndamuha inote y'igihumbi muvuge subscribe subscribe sinabibashije wowe wabibashije njyewe ni subscribe ndenda bitsinda hafi oya igihumbi cyanje mwemuretse amasaje aragiye nshaka kugenda sibyo bavuga subscribe okay naki byo tubyihoreye ubu ngubu tugiye kuzamukana munyereke iwanyu mu rugo sibyo kugira ngo ubutaha nindamuka mbakeneye nzahite nza menye iwanyu sibyo none nze mbafashe no guhinga sure na filime mukina turebe nanyu ushobora kuba hari icyo najya mbafasha muri izo filime sibyo ngaho munyibutse ya filime yanyu kugira ngo naye mbyandike muri phone naza kwibagirwa sibyo ngaho yimbwire nyandike mu filime Inkuba TV Inkuba TV rwose TV ukajya ukayitubana naga savings ubwo ndaza kubaha subscribe wa subscribe uyishyireho urabukoze cyane natwe tuzazamuke tube nka bya byamamare tujye twumva nzaba Diamond narakwitanze ko nzaba Diamond nzaba Diamond ese ugiye guhitamo nyine ya filime mwana ngenda byanze ninjye uzaba Diamond nzaba sinabikubwiye Diamond uri mu murima uri guhinga ko sinyina filime oya nyine uzaba nayo icyamamare wenda cya filime nzaba Diamond kandi uri kunyiyanza babana bara Muri